Guys, ndashaka ngane n'abafana b'ikipe ya Arsenal ku by'umwihariko bandi bakunda kunenga Mikel Arteta bitewe n'imyaka igera muri 6 amaze atoza iyi ekipe, abavuga ati kuba nta gikombe aratwara, ibyo gutrustinga process nta mumaro bifite, ati ntacyo yakoze, ati umwanya wa kabiri nta mateka uzigera yandikwa yuko Arsenal yagiye ibi ya kabiri. Reka tuganire, ngiye kubasobanurira uno mugabo bita Mikel Arteta. Guhera mu bwana bwe n'umugabo wabaye arindwanye cyane, wo bita Walcott avuga yuko ngo aho yamutinye, aho yatekereje ko ari muri leader ukomeye cyane, nige muri vestiaire byari byabacanze Mikel umutoza Arsene Wenger nawe yabuze igisubizo, atari kuno mugabo yaraje afata ijambo basubiye mu kibuga batsinze uwo mukino. Reka mpite mbihuza cyane n'igikorwa ejo bundi Mikel Arteta yakoze ku bakinnyi b'ikipe ya Arsenal, aho yatumiye ingabo zirwanira mu kirere z'Abongereza zitwa RAF, ubwo mu magambo yose bisobanuye ngo Royal Air Force Pilot. Aba bagabo ni abagabo bagomba kuba ari abakommunicator, n'abakommunicator bakomeye cyane ko ntago watwara indege utari umuntu communicatinga byoroshye, utumva mu buryo bworoshye. Yari yabazanye kugira ngo babashe kumufasha kugira ngo abakinnyi basobanukirwe ubundi icyo bita communication icyo bivuze. Naga ari ubwa mbere Mikel Arteta yarakoze kino kintu, kubera yuko babyibuka neza iyo winjiye muri tunnel cyangwa yandi bita mu rwambariro rw'ikipe ya Arsenal bavanyeho kava zose kugira ngo ekipe adversaire kinjira mu kibuga izajya igira ubwoba bitewe n'urusaku rw'abafana. Ibi byose bigenda bihurana nuko Mikel Arteta rutundi tuntu yagiye arema, aha abantu bavuga ati no mugabo agakwiye kuba ari umufilozofe ariko kudatwara igikombe bizatuma abantu benshi bamufata nk'umutozo usanzwe, nyamara agakwiye gukirwa muri classe z'abantu nka ba Johan Cruyff bagiye bahindura identity ndetse na philosophy y'ama ekipe. Ababyibuka bwa mbere ekipe ya Arsenal ni igihe yari kujya gukina Anfield Road, icyo gihe kuri sober reality ku kibuga cy'imyitozo ya Arsenal, uno mugabo azana ibispeaker mu kibuga, abakinnyi bakajya bakina bumva indirimbo za You Never Walk Alone ku kivorime kiri hejuru. Hanyuma ubwo bari bageze Anfield Road ariko ntago byabagendekeye neza, koko mu gice cya mbere bariye bine. Naga ariho bwa mbere yarakoze icyo kintu ko yagejeje kugerageza nandi mahirwe agiye atandukanye. Ababyibuka kuri All or Nothing Arsenal yakoze, hari isomo yatanze ry'itara. Isomo ry'itara avuga ati itara kuba ari itara ntago bihagije, urumuri ntago rwaboneka, ariko ryabaye connected urumuri ruraboneka kandi bigatanga umusaruro. Yashaka gusobanura abakinnyi yuko uko waba uri umuhanga kose ukeneye gukorana na bagenzi bawe kugira ngo mubashe kugera ku musaruro icyo mwifuza. Irindi somo yatanze tutakwibagirwa ni igiti gifatwa nk'umurage ukomeye cyane mu ikipe ya Arsenal cya Olive, ubwo ni igiti twakwita igiti cy'umunzenze cyakoreshwaga nk'ikimenyetso cy'amateka n'imizi ya Arsenal. Yarimo kubasobanurira guturuka ku mizi cyangwa se icyo bita imizi cyangwa routine icyo bisobanuye, ariko yashaka kubereka yuko umuco wa ekipe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ubushize nanone ntabwo mwakwibagirwa igihe uyu mutoza yigeze gutegura abajura baza ekipe yagiye kuri dina, ubundi babiba amatelefone ndetse n'amafaranga. Yashaka kubereka yuko ubundi uba ugomba kuba wirinda uko byagenda kose, uba ugomba kuba uri umudefanseri, ibintu byose bikajya kuza amaze kubimenya kare. Bihurirana cyane n'isomo ry'indimu yigeze kubaha, arimo kubabwira ati indimu ntago igirangira burundu, niyo yamaze gukoreshwa ikajugunywa. Indimu iteka ryose uramutse uyifashe ugasa nk'uyikandira mu maso ntago yabura kukubabaza. Ikiganiro cyose uranyura kuri link iri muri bio mo hejuru, ubundi kuri YouTube ubashe kugikurikirana cyose. Reka duhite twihuta cyane. Mikel Arteta nanone yongeye gusobanurira abakinnyi akoresha icyo bita domino nini. Ubundi domino zakoreshwaga nk'ikitegererezo cy'uko ikosa rimwe rishobora kuzambya byose. No kuvuga ngo ikosa, uwakora ikosa uwo ari we wese, umwe muri mwe akoze ikosa rishobora kuzambya ibintu byose. Hano Arteta ashaka kwereka abakinnyi yuko niba uri umukinnyi ushaka kugira ngo utsinde, irinde ikosa uko ryaba rimeze kose, kubera ko ikosa ryawe rimwe rishobora guteza abagenzi bawe bose bari ahangaha ibibazo. Ikindi kintu Mikel Arteta yaje kuremamo hariya, ndavuga kuri Emirates Stadium, ni imbwa yitwa Win. Ndagira ngo mukunda kubona imbwa y'umukara ikunda kubigaragara kuri Emirates Stadium. Yazanywe ku myitozo ngo iteze imbere umwuka wo kuba nk'umuryango no kongera umunezero muri ekipe. Sofa icyo yatekerezaga no kuvuga ngo byibura abakinnyi gusanga ama ekipe amwe agiye atandukanye, ugasanga ari udutsiko tw'abanyespanyol, tw'abafaransa, tw'abataliyani, tw'iki n'iki. Yashaka kugira ngo abakinnyi bose bahuze spirit, bagirane ubumwe kugira ngo bashe kuwininga cyangwa se bashe kugera ku nsinzi bose bifuza. Urebye ibitekerezo byose, benshi bavuga ko Arteta akwiye kuba byibura yamaze gutsindira igikombe kimwe gifatika, ubwo yaba UEFA Champions League cyangwa Premier League, kugira ngo ibi byose akoresha ibitekerezo byose arushaho gucreatinga bizajye byibukwa nk'umuntu wazanye ibitekerezo ndetse bibasha gutsinda. We mufana Arsenal, ese ko kubona Mikel Arteta amaze kubaka ikipe ikomeye cyane, abapundenti bagiye batandukanye barimo ba Gary Neville ndetse n'abitwa ba Jamie Carragher, bemeza ko ikipe ya Arsenal ariyo kipe ifite squad ikomeye kuruta andi ma ekipe yose muri Premier League so far. Abenshi bakavuga ati nadatwara UEFA Champions League cyangwa Premier League nta bindi byisobanuro afite. Elvino Kwizera, nuza kurenga kuri no post udakoze subscribe cyangwa utadufollowinze uzamera nkaho undi utagera ibwami te kubecwa byinshi. Paso Koto Visa Larga.